na ryawe. Sinzi umuntu uri kuri mashini iba bidakora kuko hari abantu bafite indwara yo kutagenda na Bibiliya no kudasoma, ugerageze udufashe. Ndasubiramo, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Yesaya ibice 62 umurongo wa 2. Yesaya ibice 62 umurongo wa 2. Bibiliya iravuze ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Ndasubiramo, nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Turarangiriza mu byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 17. Ibyahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 17 haravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihawe. Ndasubiramo, ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Murozi ntiyarimenya, mucuraguzi ntiyarimenya, umugambanyi ntiyarimenya. Shaka kuganira ku ijambo ryitwa guhabwa izina rishya. 2024 untega amatwi impanuro ubuzima bwawe, ukwiye guhabwa izina rishya. Abarozi batazi, hari izina ryanze kukuvaho, hari izina rya karande, ariko mwaya masaha y'umugoroba tuje kuganira ijambo ryitwa guhabwa izina rishya. Urasabwa kurambirwa ibintu bishaje, uresponsable wo kubyanga, nutabyemera bizakugumaho. Mwuyu mugoroba utahe wahinduriwe amazina. Tugira umugisha mu materaniro yo kugira abantu b'abashyitsi baba badasanzwe baterana. Niba mutanzi nitwa Singira nkaho Boniface, ni inshuti y'umushumba wanyu. Ngera hano kenshi kandi nzahagera kenshi kubera ko ndi kubona afite imari muzakenera. Mfite ibintu bishya. Mfite imari nshya muzakenera. Ndi kumva ko mfite imari nshya muzakenera. Rero ndagira mu munyemerere tuganire ku iri jambo ryitwa guhabwa izina rimeze rite rishya. Nageze hano sanga uwigishaga, ndavuga se nateguye hariya ni iki cyamubwiye ibi bintu. Ari ijambo ryabagaho kera iwacu ngo ryitwaga ngo ni ijambo ngo ry'urufunguzo, bagahereza umuntu ngo afungure, akaba yagukinginira mukabura aho unyura. Ibyo wari kuvuga byose akabivuga cyangwa akabizambya ukabura aho uza kubihera, ariko umurongo yabihaye biraza kumfasha kugira ngo muze kubyumva. Nanezerewe mbonye teme bavuga ko ari Zaburi ya 37 umurongo wa 25 nanze kuhasoma. Havuga ngo nari umusore none ndashaje, bambwira iby'abasore. Abasore bararwaye, bakeneye inyigisho zikomeye zibakuza. Twaje kubabwira ngo abasore namwe mukeneye ko amazina yanyu aba mashya, aba amazina adasanzwe. Ndagira ngo mbatangarize ko izina ni ikintu gikomeye. Kubaka izina, numvise pastor wanyu yabyise ngo n'ubustari. Iyo umuntu yubatse izina aba ari umustari. Kuryubaka ni kimwe, kuririnda ni ikindi. Ushobora kuryubaka ukaryisenyera mu mwanya muto. Mushumba yakoze nanjye ashimye Imana ku bwa Yongwe. Kamera ziri hano si nyinshi, ndabona bari gutera n'izindi, ubwo babonye titre nabo baraza kwandika. Ni byiza, niba hari ikintu nabonye gitangaje ni izina. Nashatse kurima ngo mbabwire ngo Yesu niwe zina rihebuje ngo riruta yandi yose yo mwisi.
uyu murimbyi yaravuze ngo amazina yose ajya yibagirana ngo uretse izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru. uyu mukozi w'Imana witwa Yongwe twabonye amakuru ye mu kanya, umuntu wese nta kindi bari kuvuga Yongwe. kubera iki? izina. buro dufite abantu bashaka amazina yabo amenyekana. ndibanda ku rubyiruko, kugira ngo izina ryawe rimenyekane, kugira ngo izina ryawe rihinduke, nuko ugomba kuzana agashya mu buzima bwawe. ntucuruza itomati, ntutwara igare, nturi umumotari, urashaka ko tukumenya mu buhe buryo? abajene muri aha barabyina ntubyina, barahanura ntuhanura, barasirimba ntusirimba, baratura ntutura, urashaka ko tukumenya izina ryawe rihinduke mu buhe buryo? Haleluya. Rero isi ifite amazina itwita, ariko ijuru naryo rifite amazina mashya Imana igirema ikayatwita abantu batayazi. aya mazina rero niyo tuje gusaba muri iri teraniro, kugira ngo Imana iduhindurire amazina, iduha amazina mashya. Satani ajya yita amazina. bure bavuga ngo umuntu ni indayi, ni izina Satani yaguhaye. nibavuga ngo umuntu ariba, ni izina Satani yaguhaye. nibavuga ngo runaka ni umurozi, ayo ni amazina ava kuri Satani. ariko dufite andi mazina Imana igihindura ikatuguranira, ikaduha amazina mashya, kwitwa umukozi w'Imana. kubera iki? wahinduriwe izina. iyo umuntu akiri umukobwa abategereje izina rishya ryitwa iki? muvuge. abategereje izina rishya ryitwa iki? abakobwa muri hano mwese rero ubu dufite abantu bitwa abakobwa kandi ari abagore. biyise amazina ntibigeza kugira ngo witwe umugore. ni ijuru ribyanzura, umushumba agakonfirima akavuga ngo uhereye none nyirarunaka abaye umugore wa runaka. iryo ni izina rishya riba rije mu buzima. n'abasore nabo nuko, iyo umusore atarashaka aba yitwa iki? iyo ashatse yitwa iki? abasore muri hano mwese rero mubwire Imana ngo dushaka kuduhindura, ukaduha amazina mashya, natwe tugahinduka abagabo. ariko uziyo bakwakira mu bagabo bavuga ngo runaka ni umugabo, ayayayaya kwita uvuga uti kwere mfite izina. uziyo wari umukobwa bakavuga ngo twakira umubyeyi mama runaka azabaramutse, uza uri mu izina rishya. nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. rero muraza kumfasha, shaka kuza kwihuta, nkaza kuvuga ibintu bine bituma izina rihinduka rishya. kugira ngo izina rihinduke rishya hari ibintu bigomba kuba kurihindura rishya. niyo mpamvu muri uyu mwanya muri iri teraniro numva nifuza ko mu ntega amatwi mukankurikira neza, kakubwira ikintu kizatuma izina ryawe rihinduka. niba ukeneye ko izina ryawe rihinduka rishya, hari ibintu bine ugomba kwitondera, ugomba gukora kugira ngo izina ryawe rihinduke. ikintu cya mbere gishobora gutuma izina ryawe rihinduka rishya ni ukwemera umuhamagaro. ni ukuba warahamagawe, guhamagarwa n'Imana. iyo Imana iguhamagaye byanga bikunda, izina ryawe rihinduka rishya. nasanze mwene data warimo aravuga yabitinzeho cyane, arabivuga. uyu mugabo witwa Abrahamu atari yahamagarwa yari afite izina. ese murarizi? muzi izina rya Abrahamu atari yahamagarwa? atari yahamagarwa yari afite izina ritazwi, ariko ahamagawe ahindurirwa izina. n'umugore we buriya ntago yitwaga Sara. guhamagarwa bijya bihindura iki? izina. muranyumva? iyo Imana iguhamagaye byanga bikunda, amateka arahinduka, imyambarire irahinduka, izina rirahinduka, imirire irahinduka, imigendere irahinduka, byanga bikunda. ikintu cya mbere kizatuma izina ryawe rihinduka ni ukwitaba umuhamagaro, ni ukuba warahamagawe. abantu bari muri telefoni muziveho mu ndebe munkurikire neza. iyo ndi hano mbambareba mwese munkurikire, ibintu biba byatuvunya. amen. icya mbere muracyumvise gishobora guhindura izina, mbabwiye ko ari ukwemera iki? ni ukuba warahamagawe. Imana ihamagara Abrahamu muri 12 mu itangiriro, nasanze bavuze ibintu bigera kuri 7. Imana yabwiye Abrahamu, yaramubwiye ngo niwemera umuhamagaro ngo uhamagaye, ikintu cya mbere nzagukorera, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. ariko umuhamagaro ni igitangaza. ese muzi ahantu mvuka? iyo mbega umuhamagaro uzi ko ukura iriya ukakuzana izina. umuhamagaro Imana ari guhamagara, isi izamenya ko yaguhamagaye.
ninde wari kuduhagarika ahangaha? Izina ryawe ryari kumenyekana rite? Ariko kubera kwemera iguhamagara byanga bikunda irakumenyekanisha. Yaramubwiye ngo nuva mu gihugu cyaso nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Igera ku rwego iramubwira ngo n'abazagukomokaho bose. Ariko hari akantu kantangaje mu magambo pasiteri yasoreje wari kwigisha, yavuze ngo muri wowe nimwe amahanga, nimwe imiryango, muri wowe. Ese muranyumva? Munkurikire nimuvuge ngo amen. Murinde iramubwira ngo muri wowe. Muri Abrahamu na Sara bemeye kwita umuhamagaro. Dore ukuntu izina ryahindutse. Sara yari ingumba, umugabo ntibabyaraga, bagejeje mu myaka bavuze ngo ugera ku 100 batari babyara. Ariko izina ryabo ryantangaje. Uzi ko Sara kubera kwemera umuhamagaro yasamye inda ageze mu myaka yo kudasama byararangiye. Imana yigufiteho umugambi, ntikangwa n'imyaka, ntikangwa n'ibyo bavuze. Sara asama ashaje ageze mu zabukuru, abyaye umwana amwita Isaka. Aravuga none Imana iransekeje, mwakagira Imana mwe, nanjye mbaye mama Isaka. Umva ukuntu amazina ahinduka. Isaka ashaka Rebeka, abyara Yakobo na Esau. Yakobo abyara abana 12. Mu bana 12 ba Yakobo hari mu mwana wa kane witwa Yuda, wateye umukazana w'inda witwa Tamari, abyara Peresi na Zera. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya, Yesaya abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Izina 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 rizanwa no kwemera umuhamagaro. Kuki ushaka ko bamenye izina ryawe utaritabye Imana ngo guhamagare umve waritabye? Kwitaba umuhamagaro ni kimwe mu bintu bituma amazina yacu amenyekana. Igihe uraho gusa utarigeze wumva Imana iguhamagara. Dufite nabo yahamagaye banga kuva kwa Tera, baracyasambana, baraciba, baracyaroga, baracyagambana. Urashaka ko tukumenya gute waranze kuva kwa Tera? Vayo. Kwitaba umuhamagaro cyo ni ikintu cya mbere gituma izina riba rishya, nukwemera ko iguhamagaye uyitaba. Icya kabiri gihindura izina rishya. Izina rishya rizanwa no gusenga. Ikintu cya kabiri kizaguhindurira izina ni ukugira gute? Mubivuga numve, ni ukugira gute? Ni ugusenga. Sinzi ko wa muntu dusomera byaza gutwara umwanya, reka mbireke. Ndabona turi kubona abantu benshi bakunda kwandika. Mwandike igitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 4 umurongo w'9. Igitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 4 umurongo w'9. Muraza gusanga umuntu wasenze izina rirahinduka, yitwa Yabesi. Uyu muhungu yitwa Yabesi, baramubyaye bamwita Yabesi, bivuga ngo ni gahinda. Ni gahinda. Gusenga bihindura amazina. Dufite abantu bagiye babyara abana bakabita ibizina bibi. Nuwita mwana wawe Kibwa ntazubaka etaje Kigali. Unakabyara umwana ngo umwana wanjye ngo ni Matesu, ngo umwana wanjye ngo ni Vumiriya. Badilisha, hindura. Ayo mazina siyo. Sa mazina y'umugisha. Abimenye Yabesi mu ngoma za mbere kani 9 ajya imbere y'Imana arasenga. Abwira Imana ngo Mana. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli. Ati icyamuka mu mugisha rwose ukagura imbago zanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye
kugira gute gusenga bihindura iki ashaka ko muhindurirwa amazina mudasenga nukwirirwa murya gusa kuwa mbere ibiryo kuwa kabiri ibiryo kuwa kane ibiryo nukwirirwa mudutesha umutwe mukozi w'Imana ujye usengera jya gusenga ngo ujye umeka mu ngobyi y'amasengesho ntazo dufite so ngobyi mwazi duhaye ryari mwe bari ushaka gusengera urugo rwawe ushaka gusengera abana bawe ushaka gusengera business zawe izina rizaza rite birasaba kupfukama ugasenga cyo ni ikintu cya wa muntu uri gusoma ndebera itangiriro mama we 32 itangiriro 32 27 havuze ngo iki ihute itangiriro gusenga bijya bihindura izina 32 itangiriro muri kuri projecteur niba ari hafi nawe ajya dufashanye mbyisomera hari ndabona mwarabikoze neza cyane havuze ngo iki ihute aramubaza ati witwa nde aramusubiza ati ndi Yakobo aramubwira ati aha muhe mikoro ivuga aramubwira ngo witwa nde ati ndi Yakobo aramubwira ngo ntukiswe Yakobo ukundi kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha haleluya munkurikire haleluya amen reka tumuhe mikoro cyangwa hasome ariko sinzi protocole ba mwagiye mukurikira utina nasoma oya nahageze aha aramusubiza ati ntukitwa Yakobo ukundi kubwa amasengesho wasengeye ku musozi ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isiraheli izina rirahindutse uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha Yakobo aramusubiza ati ndakwinginze mw'izina ryawe aramusubiza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye amuherayo umugisha soma 31 Yakobo yita aho hantu Penuweli Yakobo yita aho hantu Penuweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa rekera aho ngaho gusenga ni ikintu cyatuma izina ryawe rihinduka wa mukobwa we ni ushaka umugore senga wa musore ni ushaka umugabo senga urasabwa gupfukama ugasenga muri ibyo 62 yaravuze ngo umutima w'umuntu ngo ujye imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba yageze ku gitero kimwe aravuga ngo kandi twibagirwe yuko aho tujya hose gusenga kwacu kugera ku Mana aho utatuma amafaranga tumisengesho aho utatuma umugore tumisengesho aho utatuma umugabo tumisengesho aho utatuma boss tumisengesho aho utatuma amadolari tumisengesho aho utatuma so wanyu tuma isengesho gusenga kabiri no gusenga mu bintu bizaguhindurira amazina no gusenga Yakobo na Yabesi abo bagabo barasenze amazina yabo agira ate arahinduka icyo muracyumvise mujye munyikiriza icyo muracyumvise icyahindura izina cya kabiri muracyumvise no kugira gute icya gatatu cyatuma uhabwa izina rishya cyatuma izina ryawe rihinduka ni ikintu cyitwa gukorera Imana usizemo imbaraga uri wa Satani wowe ukorera nde gera ku rwego wumve ko nawe mu bakozi Imana ifite igufite ushobora kutabwiriza ugasura abarwayi kwa muganga ushobora kutabwiriza ukarihira umwana minerivare ushobora kutabwiriza ukagaburira abashonje nawe uri umukozi w'Imana Paulo yandikira Abefeso 2:10 yaravuze ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo nawe niba ushaka izina rihinduka kora Yohana yaranditse 9:4 aravuga nkwiye gukora imirimo y'uwantu hakiri kumanywa aravuga ngo bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukorera Imana ni ikintu cya gatatu cyaguhindurira iki izina muranyumvise ni munkurikire haleluya ni munkurikire haleluya hari umurimbyi ntibutse nimero yaravuze ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose ngo mu gitabo cy'ubugingo aravuga ngo nziko nzumva izina ryanjye abantu bakoze bose bazahamagarwa list irahari tuzahamagarwa wa murimbyi yavuze ngo iki yaravuze ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose
hari undi ngo nanjye nzi ko urabizi, wowe urabizi, nta wundi ugomba kubimenya, wowe urabizi. Yavuze ngo iki kandi? Yaravuze ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora, ngo ngwije ubuntu n'urukundo afite. Aravuga ngo maze imirimo yo mu isi ajyampa ningirane urara abahanuzi biterabwoba ngo mbonye ngo Imana igukuraho urupfu ruje rute, ngo rwari rukwibye, nta ruzanyi, bafite imirimo ngomba gukora ninyirangiza. Umwicaranye ngo amasezerano yo gupfa vuba. Dawidi yaravuze ngo sinzapfa, nzarama ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yankoreye. Ndagira ngo utangarize ko ntuzapfa igihe kitaragera. Salomo yandika 3 umubwiriza yaravuze ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Hari igihe uzapfira, niba ukorera Imana uzapfa igihe kigeze, kandi abakozi bazahembwa, abaririmbyi bazahembwa, abashumba bazahembwa, abahanuzi bazahembwa, abatanga amaturo bazahembwa, abakora ku rusengero bazahembwa, abasura abarwayi bazahembwa. Turi ku kazi. Turi he? Ko mutavuga turi he? Mutangire umwitoze nk'abakozi. Umukozi wese, ministeri zino ndazikunda iwacu mu Rwanda, ariko ngakunda ministeri imwe kurusha izindi. Nkunda ministeri y'ingabo, nkunda abasirikari. Kubera iki? Ni abantu bubaha akazi bakora. Uburyo bambara byonyine uhita umenya kampani bakorera. Ntibafungura ibipesi, ntibambara pocket. Tugomba kwambara nk'abari ku kazi. Gera ku rwego wambara umuntu ntareba imyambarire yawe, amenye kuri umukozi w'Imana. Wambara uri umukobwa, umuntu nakureba avuga ngo uyu mukobwa ni umurokore, umukozi w'Imana. Hano barimo barambara nk'indaya, barimo barambara nk'amayibobo, barimo barambara nk'ibisambo. Mwambare nk'abakozi bari ku kazi. Mu bihindura amazina harimo gukorera Imana. Ugomba kugera ku rwego wambara umuntu yakureba akibaza ahantu ugurira imyenda, nkundi umushumba wanjye ajya yambara neza. Niba kubaza uko wambara neza, ujye wabwira uti ni impamvu z'akazi. Ni impamvu z'iki? Ko wambara ikaruvati ku mubyizi, ni impamvu z'iki? Ko mutavuga, ni impamvu z'iki? Ko mugorobereza mu rusengero, ni impamvu z'iki? Ko mutanga amaturo, ni impamvu z'iki? Ko mwadekuye neza, ni impamvu z'iki? Z'akazi. Cya gatatu gihindura izina ni ugukorera iki? Imana. Uhabwa izina rishya. Kugira ngo izina ribe rishya ugomba kugira ibintu ukora. Nanze kwinjira wenda mu by'ubuzima busanzwe, ariko hano hanze hari amazina y'abantu bakoresheje amaboko yabo bakora imirimo isanzwe. Amazina yabo aramenyekana. Sinjye ujye ubavuga, reka mvuge bakeya. Hari uwitwa Rubangura, hari uwitwa Vena, hari uwitwa Rando, hari uwitwa Rujugiro, hari uwitwa Mushimire. Nayinzira muvuge ko mutavuga. Gwahama, Makuza, Rando, Gwahama. Ayo mazina se muragira ngo yavuye? Barakoze. Amazina ahindurwa no gukora n'abakozi b'Imana kugira ngo bamenyekane nuko bagomba gukorera Imana. Ubu rero natwe turashima Imana ko hari abantu banditse amazina b'abakozi b'Imana. Yongwe, Rugamba, kwa Gitwaza, Masasu, Edouard. Ko mutavuga? Boniface, Hortense, Julienne, Dominique, Papi Kereva, Kararise, wowe, Simoni, Mbonyi Israeli. Mana we, haleluya. Abakozi b'Imana turababonye bafite amazina. Bega we, turashima Imana. Uvuze ngo iki papa? Witwa nde? Ruwi. Hundi Mana Ruwi. Ndikumana Ruwi. Muvuge ngo Ndikumana Ruwi. Tayari izina rirafasha. Izina risha gukorera Imana bituma amazina yacu amenyekana. Icyo ni cya gatatu.
agiye guturira izina rishya ariko igitangaza kiragwiramo akagira imana akira amavuta y'abashumba mu izina rya Yesu. Haleluya. Icya gatatu gihindura izina no gukorera iki? Murabona ko tubonye abakozi b'Imana bafite amazina azwi, murabumvise ariko mbega we hari undi mwibagiwe rero, Masengo yego sha wa undi Christophe Minyone, ayo ni amazina mujye muyavuga ndamayise, ariko mwibagiwe umuntu ukomeye. Abo nabo bararenze, ariko hari undi ufite imyaka 10 witwa Beni, no mukobwa wanjye Beni nawe arazwi yaramamaye. Iryo ni izina rizanwa no gukorera Imana. Cyo ni cya gatatu gihindura izina. Nimuvuge ngo amen. Babwira icya kane tujye ku musozo se. Icya kane gituma umuntu agira izina rishya. Haleluya. 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 Icya kane gituma umuntu agira izina rishya nukurirwanira, nukurwana. Ntabwo ushobora kuza kubona izina rishya utabiharaniye. Wasomera mama we mu gitabo cya mbere cya Samuel 7:8 kurirwanira. Igitabo cya mbere cya Samuel ibice 7 umurongo w'8, izina rishya rirarwanirwa, habaho kurwana kugira ngo uribone. Igitabo cya mbere cya Samuel 7:8 havuze ngo iki? Kadusome mu izina rya Aha. Abisirayeli babwira Samuel bati ntuhweme kudutakambira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Iyo ni kukomba, iyo ni intambara. Abisirayeli niko babwiye Samuel ati rwana, ntuhweme urugamba ururwane kugera igihe amaboko y'Abafilisitiya tubakize. Ni gute wumva izina ryawe rizabaho utarwanya urugamba? Urasabwa kurwana. Bibiliya itubwira abantu bagiye barwana. Reka mvuge nka batatu nze gusenga Imana. Muzi umuntu witwa Dawidi yarwanye nande? Yarwanye nande kugira ngo izina rye ryamamare? Yarwanye nande? Na Goliyati. Uzi ko Dawidi yarwanye abagore bakaririmba? N'urugamba. Niba ushaka kugira izina rikomeye, tangira urirwanire, ugira ibintu nesha, bavuga ngo runaka agomba kugira izina rishya kuko hari ibyo yatsinze. Ntabwo bishoboka. Bamushingiye n'umukobwa w'umwami. Ntago yakoye burya. Yakoye Goliyati. Igitangaza kirabaye, ariko bavuga butumwa barashurirwa ibintu bikomeye mu kagira. Haleluya! Bamutumye ibi, ariko Dawidi ni igitangaza. Izina rishya rizanwa no kurwana. Tuzamuvuga butumwa utazi kurwana n'ibyaha, ntago bikunda. Uwo ni Dawidi. Ninde warwanye n'intare? Ninde? Samson. Iri zina rya Samson ryari ryaravuzwa n'Imana, ariko kugira ngo ryamamare yarwanye n'intare. Yafashe akasa y'akindogobe, yafashe ingunzu 300. Izina riramenyekana. Wowe nturafata n'imbeba n'injangwe iraza ukarara duhamagara nacyumvise gice. Hari ugeze ambwira ngo ni musengere ngo imbwa ngo zirara ngo zimokera inyuma y'inzu. Ko ziri inyuma akaba ari mu nzu zimutwaye iki? Imbwa ziremwe zimoka niko ziteye. None ngo usengere zireka kumoka. Wowe n'imbwa iraza ikagutitiza ngo tuzamenye izina ryawe. Samusoni izina rye ryamenyekanye mu buryo budasanzwe. Hari undi muntu Bibiliya yambwiye wakoze igitangaza nawe warwaniye izina rye ngo aryamana na muka Potifari. Muramuzi? Yosefu yararwanye imbere y'umugore, ariko Yosefu yarakwiye guhabwa izina ridasanzwe. Niwe mugabo wageze mu nzu y'umwami yanga gusambana, aravuga ngo aha amaso y'abantu atandeba, hari amaso y'Imana yavuganye nanjye. Ariko abantu barimo barakora ibyaha kandi ngo bashaka amazina yabo amenyekane. Yosefu azakurega imbere y'intebe y'urubanza. Yosefu azakurega. Ariko iyo mwumvise njya mbimenye. Iyo abantu bumvise ndabimenye. Iyo abantu banyumvise ndabimenye. Siyo mwaririmbye mwafashijwe ngo muzasanga Yosefu mu ijuru. Uzicara na Yosefu wowe n'isomana ryawe n'ikabakaba ryawe. Niko mwabakobwa muzicara na Debora, muzicara na Miriam. Basore muri hano muzicara na Daniel.
wanze inyama akanga vino akarya ibishyimbo akanywa amazi muzicarana wowe kurirwanira nta zina riza nyiraryo atarirwaniye kandi bari abantu b'Imana mwabonye twavuze inzego bagezeho zose bararwanye dufite abavuga butumwa bagiye bavugwa bararwanwa babeshyera ibinyoma bararwana bahagarara ku mazina yabo banga kuyasenya uriya n'urugamba baba baranyuzemo ariko ngo ntushaka abantu bakurwanya ngo ntushaka abantu bakuvuga no kugira ngo izina ryawe rimenyekane hari ikintu cya kane cyitwa kugira gute kurirwanira abana sigaje iminota nk'itanu kanongereho ikindi kimwe cya gatanu tuze gusenga Imana guhabwa izina rishya nimuvuga ngo amen amen nimunyikirize ngo amen amen icya gatanu gihindura izina rishya gituma izina riba rishya ikintu cya gatanu ni ukugira gahunda no kurinda ubuhamya kugira gahunda no kurinda iki ubu dufite abantu bazwiho kwica gahunda iyo bashatse umuntu ukererwa ni we bareba iyo bashatse umuntu utagira gahunda mu buzima ni we bareba basabwa kugera ku rwego niba ushaka ko izina ryawe rimenyekana urasabwa kuba umuntu ufite gahunda mu byo ukora uzi kuba ufite urugendo ejo ukara utazi umwenda uzambara urajagaraye kugira gahunda no kurinda ubuhamya abantu bose barinze ubuhamya amazina yabo n'ubu aracyavugwa kuki uvuga umwaka umwe undi mwaka ukibagirana abantu bahitinze muri iki gihugu ntago nje wenda kuvuga ngo nageze iyo njya nanjye byambaho ariko Imana ibindinde ndumva nifuza kuzagira iherezo ryiza ubu hari abantu batakivugwa ubu hari umuntu mushumba atatumira ubuhamya barabwangije urabazi benshi batagera aha ngaha bisha amazina yabo kurinda ubuhamya byarabananiye somera urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 5:14 urwandiko rw'Abatesalonike 5:14 Abatesalonike 5:14 havuze ngo iki Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 14 wahabonye some wahabuze haranditse ngo kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda mukomeze abacogora mufashe abadakomeye mwihanganire bose mucyahe abice ki saa sita ni saa sita aya masaha sinzi yo mwayaguriye ngo amasaha y'abanyarwanda ariko dufite indwara ikomeye cyane amasaha y'abanyarwanda mwayakuye ugahana n'umuntu gahunda saa sita kaza saa 8 ufite izina rifite ikibazo izina ryawe ryica gahunda kasoreze kuraka hari umuntu wavuze ibintu bigera ku 8 bijya bituma abanyafrika amazina yabo atamenyekana impamvu atari menshi namenyekana akamenyekana igihe gito agahita yibagirana yavuze ibintu 8 bituma amazina y'abanyafrika adatumbagira ngo agere kure yaravuze ngo icyambere ngo nukumenyera Imana twarayimenyereye umuntu arayivuga kumva ni ibisanzwe ugomba kugera ku rwego niba ushaka ko izina ryawe rimenyekana uzirinde kumenyera Imana abanyafrika twarayimenyereye uzi ko umuntu asenga araguza umuntu akaza no gusenga avuye kuraguza umuntu akaza no gusenga avuye gusambana umuntu akaza no gusenga avuye gusomana kumenyera iki abantu bararwaye kumenyera Imana kuki muri batinzu y'Imana kucyuza muzi Imana umusambanyi kucyuza muzi Imana uri umujura aha naho gukirira saho gupfira niba uhageze wimenyera Imana niba kubwira ngo ihane ngo nejo muzi nyabuneka abanyafrika turarwaye turaraguza hari nabaza gusenga bameze nk'abaje kuraguza Imana si radio ngo aho ufunguriye hose iravuga narabivuze ubushize ndaha ngaha nabonye ikirangisho ubushize arakukiranywe n'abantu benshi cyane na comment nabonye ari nyinshi cyane abanyafrika turarwaye tugeze ku rwego twashyireho Imana amasaha y'ubuhanuzi dufite abantu bafite amasaha y'ubuhanuzi mw'iki gihugu turabafite ibintu mwirirwa ku mateleviziyo ku maradiyo muzazi wacu ngo tugira ngo isaha y'ubuhanuzi hari n'abafite amasaha bavugira indimi
abanyafurika murarwaye. Mwiga kuvuga indimi ugasanga ngo twese ngo tugiye kuvuga indimi, murarwaye. Kumenyera Imana ikimwe mu bintu bituma abanyafurika Imana itadutabara. Twarayibeshyeye, abantu baraza katubeshya ngo Imana irababwita babwiye, tugategereza ko bizasohora tukabibura. Barayibeshyeye. Cya kabiri yavuze ikintu cyitwa kutizera. Kutizera Imana tukizera abantu. Ibyiringiro byacu twabikuye ku Mana tubishyira ku bantu. Si babi ni beza, ariko barapfa, barahomba, barimuka, barafungwa. Ubuse mbabwira abantu bambwiye ibintu bankujeho n'ubu hari n'uwo mpamagara akambwira ati ntuzongere kumpamagara, nakubwiye ko nagize ikibazo. Warananiwe nyine uri umuntu. Kwizera Imana, kwizera Imana. Ufite abantu badusezeranije ibintu ntimubizi se? Ntago muzi ko twanabahimbiye akaririmbo bari abantu abiringiye. Buriya kariya ntugira ngo umuntu wagahimbye we ntiyari yakubititse, yari abibutse ibintu bamukoreye. Arangije yibuka ko Imana ari igisubiza, arangije arabikosora. Wowe ntujye uhemuka. Kuriya muntu wamunyereka n'igitangaza. Kwizeye abantu badukuzaho, ariko Imana twiringiye nidahemuka. Haleluya. Icya gatatu yavuze gituma amazina yacu atajya kunda kurama ngo arambe cyane, yaravuze ngo nukudakundana. Ntago dukundana abanyafurika, tugira urwango. Si twese, ariko urukundo rwacu rushingiye ku mibare. Kandi dukundana ku mibare mushumba. Ahubwo wowe sinzi impamvu nkunda. Ubundi abashumba bakunda bazabaha agatuti. Namaze kubona umuntu uzaguha agatuti ni ukunda, uzagutiza imodoka ni ukunda, uzakujyana mbega ni ku mibare dukundana. Kudakundana ni ikintu gituma amazina yacu atagira imbaraga ngo aremere. Tugira urwango. Abahanga baravuga mu munsi y'ubutayu bwa Sahara mw'ibihugu by'iwacu muri Afurika niho hantu abantu bagira urwango, ugahura n'umuntu agacira atakuzi. Gacira kubera pego kwango. Cya kane iravuze ngo nukwiyemera. Turi abahanga, turi abiyemeze. Nzi umuntu ugenda na kontaki atagira imodoka. Wiki abantu bariyemera. Abanyafurika siyo kubera iterambere turi kugenda dusirimuka, ariko ubundi imbere twagiraga ibikabyo. Kera bagendaga ifunguzo nk'umunani hano, gasaba umuntu utagira inzu yakubise ifunguzo nka vena hangaha bigenda birereta gutya. Hari bajyaga bashyira ibintu by'ibikofi ugasanga, ariko turiyemera. Nta n'igiceri kirimo gusa kugira ngo abemeze. Ubwiyemezi gusa, kwiyemera. Umuntu akajya gutereta atiriye imodoka. Mwabakobwa mwirinda abasore babiyemeze. Umuntu aza kukurambagiza atiriye imodoka. Nawe utimbonyeshe ufite imodoka, ejo wajya ugasanga nta n'igare. Niba umukunze mu gihane no hasi waharyama. Kora imibare, menya ibyo ari byo. Kwiyemera. Icya gatanu yaravuze ngo ni ishyari. Iki hari umaruze kuva wavuze ngo niryo shuri rya nyuma umuntu yiga akaba umurozi. Ishyari. Umuntu yabona undi yambaye neza akagira ishyari. Wakubaka umuntu akagira ishyari. Wagura imodoka umuntu akagira ishyari. Wanabyara uzi ko umuntu ufite ishyari, umuntu wabyaye, umuntu uhagaze mu rusengero aravuga ndashimira Imana ko Imana yampaye abana 13. Umva abantu bari imyoje ngo kwajina ngo bureze ngo azabacuruza. Mbega ishyari. Abantu bafite ishyari kugera ku rwego uhura n'umuntu akakubaza ibintu ugira ngo ni mwene so, kumba ariko ari ishyara gufitiye. Habwira ngo ese ngo nturava mu bukode, uri kumbaza ibiki? Ngo wabyaye abana bangahe? Hari urihira n'igihembwe. Ibintu byanyu by'amashyari. Ngo ese ko maze iminsi nakubona ubahe? Urambaza iyo mbabira uranshinzwe wowe ni wanjye. Kwirwa mubaza ibintu gusa ishyari. Ishyari cyo ni ikintu twihariye. Ishyari. Abantu basigaye bagira ishyari. Wakambara neza none nejo wahindura umwenda. Abantu bavuga ariko rya nawe buri munsi no kwambara ibintu bishya, hari ibyo ugura. Ishyari. Ishyari rishingiye kusa. Wasiko nishimiye Imana ubushize uburyo nagiye mu ndege 5 mu kwezi kumwe, umuntu arampugura. Gusa biriya ngo uri kuza kuva mu materaniro ko wagiye mu ndege ngo bitumarira iki? Uzapfanisha, uzaturika. Ntuzira ku kibuga cy'indege.
niza nkavuga ko nahageze ko nagiye muri 5 ishyari riri kuzamukana uzahora utegeranya Nyabugogo kubera ishyari ryawe uzajya ugenda na volcano na Trinite kubera ishyari ryawe nezezwa nuko Imana ingiriye neza ibya Yesu ni ku murongo niba mvuyeho nawe uzajyayo yes ngo se ngo babuze ibyo tubwira ngo kutubwira ko wagiye mu ndege nzabivuga sha ntawe iwacu wayigiyemo ni njye nyine wayigiyemo none ndeke kubivuga rero shyari gusa uvuze akantu uranyibutsa ngiye abantu bigeze gufata umunsi bamvuga neza kandi nkunda abantu bamvuga neza nkiriho umuntu wa postinze ifoto yanjye akamvuga neza ndabipostinga umuntu n'ukuri ko Imana yarampuguye aravuga ngo yewe ngo biriya bintu ntukabipostinge kubera iki wabaye uti icyakoze nanjye nahise mukoze isoni ndavuga nti reka ishyari gabanya ishyari ishyari kuri stat ngiye barampugura kuri stat abantu birirwa bampugura ndi mu bantu ba postinga ku isi mu gihugu umuntu ugira nimero yanjye aranze ndi uwa mbere postinga kandi nda postinga kabisa kandi nda postinga ibiryo ngapostinga umugore wanjye ngapostinga umwana wanjye ni bitatu postinga ni ibiryo ni umugore n'umwana wanjye nibyo biba kuri stat yanjye kabisa haje umura ngo ariko ngo birirwa ngo postinga umugore wawe none postinga wande wese ukujya postinga ibiryo nabibonye merewe nabi none postinga iki ejo ne kumwe na Pastor Desire Habyarimana twari mahugurwa n'inshuti yanjye arangije atubwira uburyo ngo akunda indabyo mu buzima busanzwe neza amubwira ukunda indabyo ngiye nkunda amafoto duhita turi foto zo mwanya mpita postinga ngiye nkunda amafoto kubera iki na amateka ngiye simbika inzika mbika amateka simbika inzika mbika amateka niyo mpamvu rero ntukajye wirirwa ugira ishyari ibyo postinga si wowe wabimpaye n'ubimpa wenda abundi warukuye no kujya umpa nyine ngapostinga nkanakuvuga hawo postinga n'umuntu utari wamana ishati amujye mureka n'ibintu by'amashyari ariko mwashatse uburyo dukosora ibintu tukabihereza umurongo niba ushaka ko ngupostinga kereye impamvu ituma ngupostinga ako kantu ese ntabwo byumvikana yego wambwiye ngo witwa nde nimero yawe Pastor arayigira Edouard Pastor agira nimero yawe uze kumpa nimero ye ndaza kumupostinga mvuge ko yampaye amafaranga 5,000 ako kantu none murashaka ko tubapostinga gute we nuragurira umuntu fanta ntari ndaza uramugurira waririmbye neza wacuranze neza ngwino nguhe 5 uze kumpostinga nanjye akira haleluya ibi si ibintu byoroshye amen ubu ibi si ibintu byoroshye cyane ubu si ibintu bitwaye iki ibi bintu bitwaye iki koko kandi mureke mbabwire abarokore dufite ikibazo gikomeye niba hari ibintu uri kubona biri gutuma mubona abakozi b'Imana tugenda tugira ibibazo bamwe bakagwa abandi bagapfapfana ntago muzi gufata ubutunzi Imana yabahaye neza nukwirwa mutunegura yaje kutubwiriza ariko yari yambaye nabi none wamwambitse akambara neza sibyo yatubwirije ariko uyu munsi nta mavuta yari afite niba yaburaye se mugerageze mureke ishyari muzi ibintu bikomeye ariko mubyumve tugane ku musozo icya 6 gituma amazina yacu adatumbagira ngo amenyekane n'ubunebwe ubunebwe kudakora dufite abanebwe haba muri gospel haba mu buzima busanzwe dutunze umubare munini w'abanebwe mu gihe imirimo y'ubuzima busanzwe itari yaboneka mwabaye mukora yo mu nzu y'Imana kazinduka ugatera intebe kazinduka ukareba ibintu by'ubunebwe kuki mwumva mushaka amazina yanyu amenyekana muri abanebwe nturirimba kandi ushaka umugabo uririmba Imana ngo umugabo w'umuhanuzi ntiwerekwa si umugabo wazaba ari kukujyana he koko sina ryawe riraciriritse kandi najya mbwira Imana ngo Mana uzampa umugore uzi kuririmba njya no kurambagiza nanyujijemo ijisho ndabanza ndabireba ese koko arabizi sanga arabizi
si umunebwe iyo yaririmbye araririmba. Ni iki wa munebwe ushaka ko tukugira guteho? Cya karindwi gituma amazina yacu atamenyekana ni ukuba mu buzima budafite gahunda, ubuzima bujagaraye. Sinzi ikinyarwanda ndaza gukoresha, ubuzima bujagaraye, ubuzima budafite gahunda. Icya munani gituma amazina yacu atamenyekana ni ukubeshya, ikinyoma. Ashoje, ikinyoma, kubeshya biri mu bintu bituma amazina yacu adindira. Niba ushaka izina ryawe rimenyekana, irukana ikinyoma mu buzima bwawe, gikure mu gisohore. Munyafurika niwe muntu ukubeshya muri kumwe, muhagararanye. Uzi umuntu ukubwira ngo ari Cyangugu ari Nyabugogo, uwo muntu ateye ubwoba, ni mubi. Biragoye kugira amazina yacu azagera hagomba kugera, turababeshye. Ubu dufite abantu baguze nimero zo muri Amerika zo kutubeshya. Umuntu akakwandikishiriza nimero muri Amerika ari no mu Rwanda. Ariko uyu munsi bibereye hano noho nibitangaza, vuze ibintu bidasanzwe. Niba ushaka kubaka izina, gira ukuri, tunga ukuri, irukana ikinyoma mu buzima bwawe. Baganije ku ijambo ryitwa guhabwa izina rishya. Hari ibirizana mu uyu mugoroba, ubwira Imana ngo ndikumva nifuza ko umpindurira izina. Mushumba, ndasoje, ndagira ngo nyemerere uzu dufashe gusenga, komeze n'izindi gahunda. Ibi ngibi ndizera ko iyi ni imbuto itazabora, haba none haba ejo, haba uyu mwaka haba utaha. Nizeye umusaruro, nizeye kwizera. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu, amen. Nituyakome cyane, reka tuyakome cyane, reka tuyakome cyane. Ndagira ngo duze gufata umwanya wo gusenga. Ntekereza ko